Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gito aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, ni mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande eshatu. Ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bishishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. B, iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta nzira ihari. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Iyo ukibonye ubugeze ku iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Iyo bavuze umuhanda urombereje w'ibice byinshi ni kwa kundi ubona nk'umuhanda ufite imihanda ine, nibyo bita imihanda irombereje ibice byinshi. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Sura ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video no gukorera urasoza kureba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Mu ntera ingana iki? A, metero 200, B, metero 250, C, metero 300, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kubera ko bakoresha amatara ntabwo bakoresha ibyapa. Hano bavuze ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi, ntabwo bakoresha ibyapa, bakoresha amatara. Noneho reka nkubwire ikintu kimwe kwa zino nzira za gari ya moshi utaruzi. Zino nzira za gari ya moshi zitwara ubuso bunini. Birashoboka ko hari indi mihanda igenda yambukiranya zino nzira nyabagendwa za gari ya moshi. Rero nk'igiye gutambuka baba barashyizeho amatara yakura umuriro utukura kugira ngo nugera munsi y'uruzitiro ugiye kwambukiranya umuhanda wa gari ya moshi ukabona ari kwaka zima yakamyatsa, uhita umenya ko gari ya moshi igiye gutambuka. Iyo ari kwaka umutuku yakazima umenya ko igiye gutambuka, ugahagarara ukareka ikabanza igatambuka kubera ko gari ya moshi ikintu kizanze mu nzira irakigonga. Rero ntabwo bakoresha ibyapa ahubwo bakoresha amatara y'urumuri rutukura. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutandika ku papuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandiki cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihukiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigena gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Zisigwa irangi ry'ibara risa riti
gute? A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. B, irangi ry'umweru ngarurarumuri. C, irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cyukuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Birumvikana ukuntu rino rangi riba rikoze. Iyo urumuri rw'ikinyabiziga cyawe rukubiseho rihita risa nkaho ryatse. Niyo mpamvu babyita ngo ni irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, kugira ngo uhite umenye icyo gushyira mu bikorwa bitewe n'icyo iyo mirongo bayishyiriyeho. Ndakeka ko aramustamuremo rero A. Ndizera ko aramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Icyo gice cy'umuhanda kiba kigenewe iki? A, guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombeje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cyanyacyo. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kubera ko icyo gice bari kuvuga ni parikingi, hari imodoka ziba zahagarara umwanya muto cyangwa umwanya munini. Rero yakagombye kuba B, ariko barengejeho hano magambo avuga ngo ndetse no ku mihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, bituma tudahitamo B. Undi bavuga ngo guhagarara umwanya muto n'umunini twari kugihitamo, ariko no magambo barengejeho niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko aramusitamo D. Ndizera ko aramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukuruka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ntiwatwara ikinyabiziga mu muhanda hari ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi. Ntiwatwara ikinyabiziga mu muhanda hari ibintu byarenze uburumbare bw'ikinyabiziga, ariko ngo hari ibinyabiziga byo bibyemerewe. Ibe binyabiziga ari imashini zihinga, be ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni A, imashini zihinga. Imashini zihinga zo ziba zibyemerewe, ntibibujijwe ku mashini zihinga. Ndizera ko aramusitamo A. Ndizera ko aramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B, iteme rinini kandi rirerire. C, ifungana ry'umuhanda. D, iherezo ry'iteme rifunganye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, ifungana ry'umuhanda. Umuhanda watangiye ari mugari ugeze imbere urafungana. Rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu fungana ry'umuhanda. Uzavuga ko ari ifungana ry'umuhanda. Iyo ari uruhande rw'iburyo rwonyine rwagize uruhare mu fungana ry'umuhanda babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Rwaba ari uruhande rw'ibumoso rwonyine rwagize uruhare mu fungana
ifungana ry'umuhanda ukavuga uti ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Hano impande zombi zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda uzasubiza ko hari ifungana ry'umuhanda urekeraho. Ndizera ko uramutse Mose, ndizera ko uramutse cyandika gwa papu rutari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko maze kureba ibi bikurikira umaze kureba iki? Umuvuduko w'abanyamaguru, ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? Be bugari bw'umuhanda, ese umuhanda ni mugari cyangwa urafunganye? Se umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru 2 cyangwa hari abanyamaguru 10? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A na B na C bikaba atari ibisubizo bya nyabyo, aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hanzo cyukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bishatse kuvuga iki? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko nta na rimwe biba byemewe kuri umuyobozi w'ikinyabiziga utwarira ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Ntabwo biba byemewe, icyo wareberaho cyose ntabwo biba byemewe. Ndakeka ko aramutamo rero D, ndizera ko usobanukiwe impamvu duhisemo D. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujwe gukora andi matara cyangwa utugarurumuri uretse ibitegetswa, ariko ntibireba amatara akurikira. Ntibireba ayahe matara? A, ntibireba amatara ndanga. B, amatara ari imbere mu modoka. C, amatara ndangaburumbarare. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri bamaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo maze kucyandika wa papuro. Hanzo cyukuri nta kindi ni B. Amatara ari imbere mu modoka. Amatara ari imbere mu modoka yo uba wayahindura buri munsi. Birabujijwe gukora ni matara ngo uvuge ngo ikinyabiziga cyanjye mbona gitorosha mu ntera ntashaka, reka njye gushyiraho andi matara azajya atorosha mu ntera nifuza. Njye mba ndi Nyamirambo ntoroshe kuri Sonatube. Ntabwo bibaho. Ntabwo yabyemewe gukora andi matara. Ariko amatara ari imbere mu modoka yo ushaka wajya yahindura buri munsi biba byemewe. Ndizera ko aramutamo B, ndizera ko aramutse yandika wa papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya kera kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe ageze uruhare mu mpanuka yo mu muhanda aho nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda? Ugize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda ariko nta wakomeretse ariko ibinyabiziga byafunze umuhanda cyangwa se byateza icyago. Uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. B, gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa kiburira cya mpande 3 gitukura ku modoka. C, gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda. D, guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko izo cyukuri bamaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika wa papuro. Izo cyukuri nta kindi ni A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Niba ugize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda, mushushanya aho byagonganiye ubundi mukabishyira ku ruhande. Kubera iki mushushanya aho byagonganiye? Mushushanya aho byagonganiye kugira ngo abapolisi nibahagira bameze kumenya ese ninde wari uri mu makosa, mukanazishyira ku ruhande kugira ngo mutabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu duhisemo A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Niyo mpamvu tuyanditse gwa papuro. Utari wahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ukikora. Mushushanya aho zagonganiye abapolisi bamenye ninde wari uri mu makosa, mukanazishyira ku ruhande kugira ngo mutabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga mugateza ambutiyaje. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agenda mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso yakora iki? Inzira y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo uba wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugenderamo nta kinyabiziga mwigera muhura kiza kigusanga. Niyo bita inzira y'icyerekezo kimwe. None ukifuza gukata ibumoso uri mu inzira y'icyerekezo kimwe wakora iki? A, gutwara yegera umurongo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso. B, gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. C, gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. D, gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni se gutwara yigira ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Iyo uri mu nzira y'icyerekezo kimwe utwara wigira uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Reka nkubwire impamvu ibindi bisubizo bitaba byo. Bavuze ngo gutwara yigira umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso, kandi mu muhanda w'icyerekezo kimwe nta murongo wo hagati mu muhanda uburimo, kubera kuri murongo impamvu bawushyiramo ni uko umuhanda uba ugendwamo mu byerekezo bibiri. Uriya murongo murabizi impamvu bawushyiramo, bari kuvuga ngo uragendera iburyo abandi bagendera ibumoso. Rero mu nzira y'icyerekezo kimwe nta murongo hagati mu muhanda uba urimo. None no kuri B bavuze ngo gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda kandi uri kujya ibumoso, nabyo hoya. Noneho kuri D baragutubwira ngo gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, nabyo urumva twabonye ko mu nzira z'icyerekezo kimwe nta murongo hagati mu muhanda uba urimo. Niyo mpamvu nayo tutarayitamo. Ariko se gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda nicyo gisubizo cya nyacyo. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Turabahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, nkufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandishe cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukorere rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, hanyurwa mu cyerekezo kimwe. B, ntihanyurwa. C, umuhanda udakomeza. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni B, ntihanyurwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye ntiwemerewe kujyayo, ariko abariyo uzabona bari kuvayo. Ariko kubera bo kizaba kibateye umugongo, bo bazaba bari kuvayo. Nibyo mwita ngo ni sens unique. Rero we ukibonye kiri kubwira ko hatanyurwa. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amakota n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Reba iyo video nubona utari kwibona unyandike kuri WhatsApp, nimero mba nazibahaye nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite, kiba gifite iki? A, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. D, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni B, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Icyo cyapa kikumenyesha ko ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo. Akenshi bagishyiraho nk'iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe aho nta kindi kinyabiziga murigera muhura, noneho ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo, aho urajya urahura n'ibindi binyabiziga bituruka imbere yawe biza bigusanga, bahita bashyiraho icyapa kiburira, kitangwa no kuba gifite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, kuvuga ngo mu ibara ritukura no kuvuga ngo umuzenguruko utukura, ibyo byose aba ari kimwe. Ubuso bwera, kuvuga ngo ubuso bwera no kuvuga ngo ubuso bw'umweru, ibyo byose aba ari kimwe. N'ikirango cy'umukara bakubwira ko noneho ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo, kubera ko amategeko yo mu cyerekezo kimwe no mu muhanda ubisikanirwamo abatandukanye. Ndizera ko uramutamo B, ndizera ko uramutse kwandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijwemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe. Umuyobozi w'ikinyabiziga ababujijwe iki? A, kugendera mu gisate cy'iburyo bw'umuhanda. B, kunyuranaho. C, kugendera mu gisate cy'ibumoso bw'umuhanda. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo, ubwo A na B na C bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. We hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, hari izo cy'ukuri nta kindi ni se kugendera mu gisate cy'ibumoso. Ubundi kugenda mu muhanda ubisikanirwamo cyangwa ugendwamo mu byerekezo byombi uba ubujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso, kubera ko ukinjira mu muhanda uzahita utajya gukoresha uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Igisate cy'ibumoso wagikoresha bibaye ngombwa ugiye gukatira ibumoso, guhindura icyerekezo cyangwa se ugiye kunyuranaho, ariko ugahita ugaruka hehe? Iburyo. Rero uba ubujijwe kuvuga ngo ngiye kugendera ibumoso mpaka mve Remera ngere Nyabugogo. Oya, biba bibujijwe kugenda mu gisate cy'ibumoso, biba bibujijwe. Ndizera ko ramutse, ndizera ko ramukandika wa papuro. Tarabahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroki ni ukubera icyo ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo. Ukurikiranywe na romoroki cyangwa se rukururana ni ukubera icyo ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo. A, bituma ubasha gukata ikorosi vuba. B, bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. C, bifasha romoroki guhagarara byoroshye. D, bikurinda umuyaga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni B, bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera muri retroviseri ku buryo ashobora no kubona imbere nta kibazo gihari akaba yakwemera ko wamunyuraho. Rero ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe na romoroki kugira ngo agera kubona nabona imbere nta kibazo gihari abe yanakwemera ko wamudepasa. Ndizera ko ramutamo B, ndizera ko ramukandika wa papuro. Tarabahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? A, guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. B, kwihuta wagera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. C, gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata. D, guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni A, guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Uhita uhagarara hanyuma ukagenda gake gake kugeza aho ureba neza. Kubera iki? Kubera ko niba ugiye gukata winjira mu muhanda ariko ukigirijwe n'indi modoka ntabwo uzahita winjiramo wihuta. Oya, uzamanza uhagarare ugende gake gake uri kureba neza ko nta kindi kinyabiziga cyaje, kugira ngo udateza ibyago abayobozi b'ibinyabiziga ugiye gusanga mu nzira nyabagendwa ugiye kwinjiramo. Ndizera ko ramutamo A, guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Ndizera ko ramukandika wa papuro. Tarabahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni ikihe cyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Muri ibi byapa bine ni ikihe gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Ese ni icyapa D1 A gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru? Ese ni icyapa E13 A gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru? Ese ni icyapa C19 cyangwa ni icyapa C1? N'ubundi hasi nibyo batubajije. A, icyapa D1 ndakeka ko uri kukibona. B, icyapa E13 A ndakeka ko nacyo uri kukibona. C, icyapa C19 ndakeka ko nacyo uri kukibona. D, icyapa C1 ndakeka ko nacyo uri kukibona. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni B, icyapa E13 A. Kino cyapa E13 A nicyo kigaragaza umuhanda w'icyerekezo kimwe. Murabizi kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko ugiye kwinjira mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Ntuzakitiranye na kino cya D1 A. Kino cya D1 A cyo kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka
gitegeka kiri kukubwira ngo icyerekezo gitegetswe no gukomeza imbere gusa, ariko kino cyapa E13 cyo kiri kukubwira ko ugiye kugera mu nzira y'icyerekezo kimwe. Ndizera ko umenya ahantu bitandukaniye, kimwe kirategeka ikindi kiri kukubwira ngo ugiye kwinjira mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Kimwe kigutegeka gukomeza imbere gusa, ikindi kiri kukubwira ko ugiye kwinjira mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Akandi ikindi ni kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, ikindi cyo kiraranga. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika wa papuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo nihe mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu. Hari ibihu ni gihe cy'imvura, no kubera icyo ugomba kugabanya umuvuduko aje feridakora, bege humeshijwe n'amatara yo kubisikana, sege moteri marango izime, de nuko biyo bitoroshye kubona ikiri imbere. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro, hazo cyukuri nta kindi ni D, nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Impamvu uba ugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu, nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere, kubera ko mu bihu hari intera runaka utari kurebamo imbere yawe. Rero birashoboka ko hari ibindi binyabiziga byawe biri kuza, rero ugomba kugabanya umuvuduko kugira ngo utabuteza ibyago. Ntago wakwegenda uri kwirukanka cyane hari ibihu utari kureba muri metero 200 imbere yawe. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyenze wa papuro utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni iki ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu. A, kureka amatara ndanga akaguma yaka. B, kureka amatara yo kubisikana n'amatara akamena bihu akaguma yaka. C, kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka. D, kureka amatara y'urugendo akaguma yaka. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika kwa papuro, hazo cyukuri nta kindi ni A, kureka amatara ndanga akaguma yaka. Mubona ko ibinyabiziga nubwo haba atari ibihu iyo biparitse ku muhanda, mbona ko ibinyoteri bikomeza bikaka, kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza bayisanga bamenye ko bibabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda. Rero mu gihe cy'ibihu uhagaze impande y'umuhanda ureka amatara ndanga akaguma yaka, kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha umuhanda nibaza bamenye ko babereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramuskandika wa papuro, tarabahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarura muri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibyo bipimo kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye: A, santimetero 30, B, santimetero 40, C, santimetero 50, D, metero imwe na santimetero 55. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro, hazo cyukuri nta kindi ni B, santimetero 40 kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye. Ni ukuvuga ngo itara ryose ryo ku kinyabiziga byibura riba rigomba kuba riri mu ntera ingana na santimetero 40 tuturutse ku butaka, santimetero 40 kugera ku tara rya mbere ry'ikinyabiziga riri hasi, byibura duturutse ku butaka. Ariko ikinyabiziga kidapakiye, kubera ko gipakiye, ibyo gipakiye bishobora kugitsindagira bigatuma ibyo bipima bigabanuka, ariko byibura ikinyabiziga kidapakiye itara rya mbere riba rigomba kuba riri muri santimetero 40 kuva ku butaka. Ndizera ko ramusamo B, ndizera ko ramuskandika wa papuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwa ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira, ntibikurikizwa ku yayo matara. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe: A, itara ndangamubyimba, B, itara ndangaburumbarare, C, itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma, D,
A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Ubwo A itarandangamubyimba na B itarandangaburumbarare byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi se itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga, inyuma rira tara ribonesha kuri plaque, rira riba riri kumurika kuri plaque, bubona ko ryo nta rindi biba biteganye. Ubundi kino kibazo ikintu gishatse kuvuga no ngo amatara yari y'ubwoko bumwe, niba ari amatara ndangambere yose, rimwe rigomba kuba riri iburyo, irindi riri ibumoso bw'ikinyabiziga biteganye, kandi akaka ku buryo bungana. Niba ari amatara kamenabihu yose akaba yaturusha mu ntera runaka, ariko iyo ntera ikaba ingana. Ariko ririya tara ribonesha kuri cyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma, ari byo mwita ngo ni plaque, ririya tara riba riri kubonesha kuri plaque, ryo ntabwo rikurikiza rino tegeko, kubera ko mu gihe uzaribona nta rindi muzabona biteganye, uzabona riri ukwaryo. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse wa papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kikufashije, kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho. Ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira ubwoko bwa kode ukeneye, ese niyo kurushya rwa burundu cyangwa niyo kurushya rw'agateganyo. Kode zirahari kugeza mu kwa gatandatu, imyanya irahari, wasaba kode yaba iyo kurushya rwa burundu kuri kategori zose cyangwa se kurushya rw'agateganyo kuri provisoire. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali cyangwa mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali ariko akaba ari afite nk'akazi katamukunda ngo aze twigane mu ishuri, cyangwa se akaba ari kure, uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri. Turakwigisha wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Tukwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha naboneka ku munsi akunogeye, n'ubwo waduha saa sita z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Nimutwandikiye cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789951626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza, cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, turayikwigisha wazagerwaho kazakora itakubera imbogamizi. Rero nimutwandikire cyangwa muduhamagare, nimero mba nazibahaye, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.